Yesu ashimwe inshuti zanjye, ni Pastor Ndayizeye. Uyu munsi ijambo turi buganire muri Ndayizeye Impact Show iravuga ngo guca bugufi ni ibanga rikomeye. Kuva nabaho sindabona abantu bakunda umuntu w'umwirasi. Nta muntu n'umwe ukunda umuntu wishyira hejuru. Nta muntu n'umwe ukunda umuntu wiyemera. Ahubwo abantu batangazwa iyo ufite impamvu zo kuba wakwishyira hejuru ugaca bugufi. Icyo gihe bakwiyumvamo. N'Imana nayo kandi niko bimeze. Yanga abibona, ahubwo abicisha bugufi ikabahera. Reka dusome rino jambo riri muri Yakobo ibice 4 umurongo wa 6. Turavuga ngo ariko nubwo bimeze bityo Imana irushaho kugirira imbabazi, nicyo gituma ivuga iti Imana irwanya abibone, ariko abicisha bugufi ikabahera ubuntu. Guca bugufi, iyo umuntu aciye bugufi hari abamuhutaza, hari abashobora kumusuzugura, hari abashobora kumva ko nta gaciro afite kubera ko babona ko aciye bugufi. Ariko Imana yo iba ari umuterankunga we ikomeye, kuko iramushyigikira, imuhera ubuntu. Kandi gushyigikirwa n'Imana ni ikintu gikomeye. Rero inyungu ya mbere iba mu guca bugufi. Niba rikomeye kuko bigutuma bikora ku mutima w'Imana, bigatuma igushyigikira. Niba ukeneye gushyigikirwa n'Imana, uce bugufi. Inyungu ya kabiri, iyo umuntu aciye bugufi bimuzanira kubahwa nyako, kuko iyo umuntu aciye bugufi Imana iramuzamura. Reka dusome hano ijambo ry'Imana riri mu ba Filipi ibice 2 umurongo wa 6. Ni Yesu tugiye kuvuga uburyo tubera icyitegererezo cyo guca bugufi. Aravuga ngo uwo nubwo yabanje kugira kamero k'Imana, ntiyategereje ko guhana n'Imana ari ikintu cyo kugundira, ahubwo yisiga ubusa, ajyana kamero k'umugaragu w'imbata, agira ishusho y'umuntu. Ngo kandi amaze kuboneka afite ishusho y'umuntu, yicisha bugufi, araganduka, ntiyanga no gupfa ndetse urupfu rwo ku musaraba. Umva rero umusaruro iyo uciye bugufi. Ngo nicyo cyatumye Imana, haleluya, imushyira hejuru cyane, ikamuha izina risumba ayandi mazina yose, kugira ngo amavi yose afukame mu izina rya Yesu n'ibindi byose bimanuka. Yesu yari afite impamvu zo kumva akomeye, ariko abona ko hari ngombwa guca bugufi. Yabona ko kubana n'Imana atari ikintu cyo kugundira. Hari abantu benshi bafite ibintu bagundiriye bituma bishyira hejuru. Ariko uyu munsi mwene data, aho waba uri hose, urwego waba uriho rwose, ibyo bintu ufite ntabwo ari byo kugundira ngo wumve uri umuntu ukomeye, wumve urenza abandi, bituma ugira ubwibone. Ahubwo ca bugufi, uba nk'abandi, b'umuntu, gendera hasi, umugaragu. Ibyo bizatuma Imana uretse kugushyigikira inakuzamura. Cyokoze ube maso. Iyo udaciye bugufi ukagira umutima w'ubwibone, ngo Imana irakurwanya, uhura n'ikibazo. Umva icyo umwami Salomo avuze mu gitabo cye cy'Imigani 16 umurongo wa 18. Yaravuze ngo kwibona kubanziriza kurimbuka, kandi umutima wirarira ubanziriza kugwa. Iyo utemeye guca bugufi, iyo utemeye kuba umuntu woroheje, byanze bikoze Imana irakurwanya. Iyo ikurwanyije uragwa. Ariko niba ushaka gushyigikirwa n'Imana, niba ushaka kugira icyubahiro nyacyo, koko kubahwa by'ukuri, emera guca bugufi. Mureke tugire umutima ntwari muri Kristo Yesu, umutima wo guca bugufi. Ko guca bugufi ni ibanga rikomeye. Yesu abahe umugisha.